Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ikomeje kubica bigacika hirya no hino. Nk'ubu bukwe bwateje impagarara hano mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ubu bukwe nk'uko mureba bwitabiriwe n'abantu batari benshi cyane cyangwa se batari na bakeya nk'uko mubibona. Ubu bukwe bwari bugizwe n'imodoka 6, moto 4. Mu by'ukuri ni ubukwe bw'urubyiruko gusa ukurikije uko bigaragara. Ni ubukwe bwataswe n'abantu batarenze 80 kandi ubukwe bwagenze neza mu by'ukuri nk'uko nawe ubibona. Imodoka 1, 2, 3, 4 mu by'ukuri ni ibintu bitangaje ariko birashoboka. Ariko nyine ibintu biri aho. Ubukwe bw'iyi minsi turamenyereye ko abantu bakora ubukwe ejo bagatandukana cyangwa se bakabirwaniramo. Icyo twabifuriza kiruta ibindi ni ukuzagira urugo rwiza, ni ukuzagira urugo ruhire, ni ukuzabana mu mahoro, ni ukuzabyara ahungu n'akobwa, kuko ingo z'iyi minsi zubatse ku bugenge. Namwe murayibona, umunsi barasezerana, ejo bagahana agatanya, ugasanga ni hejuru, umuntu wese abatera imibare ku mutungo w'undi, ugasanga ni ibintu nyine biri aho ngaho utabasha gusobanukirwa kugira ngo umenye byinshi byimbitse. Ariko icyo umuntu yabifuriza nyine ni ukuzabana mu mahoro, ni ukuzabyara ahungu n'akobwa. Imana ibindi ikazajya igenda ibibafashamo gahoro gahoro, dore kubera ko niyo mugenga wa byose, niyo twirinda. Ni ukwisunga rurema tukaba ariwe tubiharira kuko niwe ushobora byose. Naho ab'isi bo ntacyo bagufasha, usibye no kuguca intege bakubwira ko ibyo urimo bitazakunda cyangwa se ibyo ugiye gukora nta mugisha ubirimo. Ariko ni ukwizera Imana, ukizera ko byose bishoboka kubera Imana.